Hello guys, nizere ko mumeze fresh bakunzi ba TWJ Record. Nibisanzwe ni J. Nari nsanzwe mbagezaho ibiganiro bivuga ku mpano zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kubamenyesha yuko tugiye kujya duhurira hano ngaha kuri TWJ Record tugaragaza impano twifitemo nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abana bakiri bato bakizamuka. Today nk'ibisanzwe ngiye kubacishaho nyine akaganiro gato mbaganirize, noneho mbereke n'ukuntu abana nyine baba bafite talent ariko bakabura aho babinyuza. Ariko uramutse ufite talent nyine bitewe n'ahantu herereye wambwira nkaza tukakwereka ukuntu tubigenza. Nk'ibisanzwe urambona nyine naje ku buryo bwa video, nubwo ari bari inkazi nyine kugira umuntu agira hano ngaha ashaka ukuntu yagaragara ku mashusho, biba ari ibintu bikaze, ariko ndizera yuko biri buze gucamo nyine bitewe n'ukuntu umuntu aba ari gupanga content ye kugira ngo igende icamo wa neza. Bakunzi ba TWJ Record rero murambona nyine nanjye ndi umunyempano, mfite impano idasanzwe ariko ikintu cya mbere ngomba kubabwira nyine tugomba twaganira ku rugendo rwa music cyangwa se music comedy, gukina. Hari abantu bari abakinnyi ariko barabuze ahantu bamenera. Today nyine ushobora kumbwira nkaza nkakwisurira tukaganira, ntabwo habura umuntu ugusapotinga.